nsoma aha muri Yeremiya 33 uhereye ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye utazi ibyo utamenye. Mama yavutse mu mwaka w'igihumbi 1930 mu mateka twihuse mu 1959 yari umubyeyi ufite urugo, yabaye igitwe, yabaye mu Rwangeri, yabaye aho bita ku Mugonero. Abazungu mwumva batangiye itorero, hari harimo umuzungu w'inshuti, umudamu we yajyaga azakarara hano mu rugo. Uwo mwumva madamu Mete, umuntu witwa Mete washinze itorero n'abamuniki. Ejo nari ndi kumubwira ko akiri inkumi rwose agikomeye, kandi nizeye yuko azanarenza n'imyaka 100. Niyo mpamvu rero nashimishijwe cyane no kumubwira Zaburi 100 uvuga ngo mwabaye iminsi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Muzi icyo gihe nubwo yavuze za Gatsata ntabwo yavuze za Kagugu na za Bweramvura hariya, aho hose umukecuru n'amaguru ye yarahagenze. Mu nyumve na nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abona ahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imfisiba ubuyenzi nibaheka. Waremye njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzahiza. Haleluya. Ngiye kubwanjye icyo bigisha urukundo rurenze rwo gukunda umugore wese utarobanuye, kuko n'abana barimo n'iki ibintu by'ibirenge. Cyecuru dukomeza kubana neza mu buryo ndetse n'uburyo bw'umwihariko kuko wajya ambaye icyitegererezo. Hariya ati ugomba kunjyana ukajya kureba mama wawe. Ndamushimira yuko twajyanye bwa mbere, abona na mukecuru bavuga ibyo bya kera, numva abamisiyoneri bose barabaziranyeho b'abazungu, baraganira bakubwiro inzira bagiye banyuramo. Mukecuru ati nabatuzwe n'umuzungu, undi nanjye rero babatije bavuga imyaka, ikiganiro bagiranye ngo bibere isomo ridasanzwe. Mukecuru ati bwana Dave niwe wabatuje mama, ubu nawe aramubwira ati nanjye wabuze ko ari runaka ahantu hose yagiye abera. Ikindi cyanteye umunezero nuko nkora yubile ya mama y'imyaka 100, umukecuru yamukiye iruhande, kandi nshima Imana yuko arwaye icyo gihe nagiye kumusura aho yari ku buriri, arambwira ati ikintu kimbabaje uretse ko namukomye amakomye ati ikintu kimbabaje kuko ndahati kandi ntazongera kubona umukecuru. Ndavuga ngo humura ikindi gihe n'iki hari mu mpeshyi umukecuru ari kumwe kandi muganire kuri bose bamwe. Shimira itorero ryacu ko nta bomborero ribamo, ko ari abantu bumvikana bakagira abakuru b'intara beza. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri somo riboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ni umuhamagaro ukomeye w'ingenzi ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ryatangiye ahagana mu mwaka w'1919, ni nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yarangiye mu mwaka w'1918. Itsinda ry'abagabo babiri, David Eridelove w'Umubirigi ndetse n'uwitwa Henry Monier w'Umuswisi, nibo batangije iri torero. Ni inkuru nto itangira mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango. Kuva icyo gihe ryakomeje gushinga imizi kandi rigira igikuriro gishyitse mu buryo butangaje.
kuva mu mwaka w'igihumbi 919 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2019 itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryijije isabukuru y'imyaka 100 rimaze rikorera mu Rwanda. Icyo gihe ryari rifite abizera basaga miliyoni. Hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda by'umwihariko rifatanyije n'inteko nkuru y'itorero ry'Abadiventiste ku isi ryateguye ivuna ryiswe TMI, Total Member Involvement, twese mu murimo w'ivugabutumwa. Iri vuna ridasanzwe ryakozwe by'umwihariko n'umuyobozi w'inteko rusange w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi, Pasiteri Teddy Wilson n'abagize umuryango we ndetse n'abandi bapasitoro bo hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi nka Aziya, Amerika, i Burayi ndetse na hano muri Afurika. Hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mateka y'ibwirizabutumwa ku isi hose. Nibwo bwa mbere mu mateka y'ibwirizabutumwa abantu basaga ibihumbi 110 biyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu ibwirizwabutumwa ryakozwe mu gihe cy'ibyumweru 2. Iki cyari nk'ikibatsi gikomeye cyane mu murimo w'ibwirizabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste muri rusange. Ubu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryagwije ubugiri mu bice bitandukanye byose, yaba mu buzima aho rifite amavuriro, mu burezi aho rifite amashuri guhera ku mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, mu ibwirizabutumwa ryo mu buryo butandukanye aho rifite na radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Si ibyo gusa kuko ryubatse mu bice bitandukanye aho rifite inyubako zikoreramo inzego z'ubuyobozi bwaryo mu bice bitandukanye by'igihugu, amafiridi, ikigo cy'ubufasha ADRA gifasha n'abatari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu bice bitandukanye by'imibereho, insengero mu duce twose tw'u Rwanda n'irindi terambere ryaba mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubuzima rusange. Ibi byose ni umusaruro w'amasengesho, ibikorwa n'imbaraga byagizwe n'abakurambere cyangwa se abo uyu murimo watangiriyeho mu maza ya mbere. Reka dusangire iyi nkuru nto twerekeze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana ahazwi nk'Ikabuye. Hari umubyeyi w'imyaka 95 y'ubukure, imyaka ye 80 yose yayimaze mu murimo, ari umwizera ukwiye rwose mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibyinshi twavuga mu nkuru abizi bikiri ubuzima bwe. Uko twageraga muri Nyamirambo, hariya Nyamirambo twahageraga saa 12 zibura. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabuye ryishimira kumugira. Ntizi igihe tubane muri iki gikorwa yari yagize cyo kwizihiza imyaka 95 y'ubukure, inakomatanije n'imyaka 80 amaze mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kandi akora umurimo. Iyo nishimwe ryanjye sinarondora byinshi, ndashima Imana rwose ko yadufashije, ndashimira abakuru. Muri 60 nibwo nubatse urugo. Ubwo tumaze kubaka tujya Igitwe, ajya mu masomo mu ishuri rya segonderi. Igitwe twarahabaye, tuhavuye arangije segonderi twagiye mu Ruhengeri yagiye kwigisha mu Ruhengeri umwaka wa 8. Muri 69 nibwo twari turi mu Ruhengeri. Twavuye mu Ruhengeri dusubira Igitwe. Mu Ruhengeri ubwo wahagana he? Ni Musanze. Ubwo twavuga ko ari Musanze mu Rwankeri. Ubu ni mu karere ka Nyabihu. Yabaye nk'inkingi ifashe iki gisenge. Ni ingenzi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kugeza none. Ni umufasha udakuka wariremye imbaraga mu byo yari ashoboye byose. Ni inzu y'ibitabo yo kwigirwaho byinshi. Ni umubyeyi Bonifrida ryamenye bose. Nyamirambo twasengeraga Nyamirambo, twahasengeye imyaka 13. Ubwo turahavuye dusengera Ibweramvura. Nyamirambo niryo torero rya mbere ryari muri Kigali. Muri Kigali. Ariko niryo ry'Gatare ryari byaye, urumva ko ryari rihari. Ubwo no kuvuga ngo itorero rya mbere mu mujyi wa Kigali niryo ry'Gatare. Ryabyaye Nyamirambo. Noneho Nyamirambo hari ubwo ni nkaho yabyaye aya matorero yose. Nitwa Bonifrida ryamenye bose.
naravukiye mu karere ka Ngororero mu 1931 muri 1931. Nagiye mu Badivantiste mbatizwa maze imyaka 15. Ubwo kuva icyo gihe nasize ntandukana n'iby'isi. Isi mbitera umugongo mbu mu Badivantiste. Ubwo ngubwo nabayeho maze imyaka 20 ndashaka njya kubaka urugo, shaka Umudivantiste w'umunsi wa 7 muri 60. Namushatse mfite ari umwarimu. Tujya Igitwe ajya mu masomo mu ishuri rya segonderi. Igitwe twarahabaye, tuhavuye arangije segonderi twagiye mu Ruhengeri yagiye kwigisha mu Ruhengeri umwaka wa 8 muri 69 nibwo twari turi mu Ruhengeri. Twavuye mu Ruhengeri dusubira Igitwe. Mu Ruhengeri ubwo hagana he? Ni Musanze. Ubwo twavuga ko ari Musanze mu Rwankeri. Ubu ni mu karere ka Nyabihu. Ubwo rero yarahigishije arangize, ubwo twari kumwe ajya kwiga ishuri ry'ubugabura muri 70 nibwo yagiye kwiga ishuri ry'ubugabura Igitwe. Ubwo twari kumwe muri ayo myaka yose nta mwana twagiraga. Ubwo guhera muri 60 kugeza za 70. Nta mwana twari dufite, ahubwo twabonye umwana muri 70 turi Igitwe. Umwana wa mbere w'imfura yacu yitwa Yosefu Habarurema. Twarahabaye ubwo ngubwo twahamaze imyaka 2 yiga ishuri ry'ubugabura. Kuba rero warashyize Bibiliya hejuru ukayirahira ntabwo biba byoroshye. Burya Satani nawe akugendaho. Ubwo ngubwo arangije kwiga ishuri ry'ubugabura twasubiye mu Rwankeri batwohereza ahantu ku Kibuye mu Rutsiro. Tugeze mu Rutsiro Imana yahaduhereye undi mwana w'umukobwa twaje duhetse. Twamugeranye ahangaha afite umwaka n'amezi. Mu mibereho yanjye rero njyewe nakomeje gusenga, nkajya nsenga Imana ni ukuri numfasha. Indahiro narahiye nkazayisazana, ni ukuri nzagushima. Ubwo rero byabaye aho ngaho, noneho byo kujya kubona nuko ubwo ngubwo turasenga. Nibwo tugiye tuvuye Nyamirambo, twasengeraga Nyamirambo, twahasengeye imyaka 13. Ubwo turahavuye dusengeye Ibweramvura. Nyamirambo niryo torero rya mbere ryari muri Kigali? Muri Kigali, ariko niryo ry'Igatare ryari byaye, urumva ko ryari rihari. Ubwo no kwanga itorero rya mbere mu mujyi wa Kigali niryo ry'Igatare ryabyaye Nyamirambo. Noneho Nyamirambo hari ubwo ni nkaho yabyaye aya matorero yose. Twinjiriraga mu gasongere gatoya kari gahari twahasanze bari barubatse. Ayo matorero yose abakirisitu niho bazaga gusengera. Ubwo Gikondo, Remera, ubwo Kacyiru bose, Muhimaga, Ntuza, Gasyata niho basengeraga. Yego, mwako gasengero. Agasengero kabaye gatoya bakajya basenga 2 ku Isabato. Nibwo rero batangiye kubaka Televine. Bamaze kugasaguka 2. Ubwo mwasengaga amashift nyine mu gitondo abandi nimugoroba? Oya, aba mu gitondo binjiraga saa 2 bakabwirizwa. Bamara kubwirizwa saa 4 bakajya hehe mu ishuri ryo ku Isabato.
ishuri ryo ku isabato barivamo abandi bakinjira bakageza saa sita. Nuko byari bimeze. Twebwe rero kuko twatahaga kure, ayo materaniro yose twarayigaga tukaza tuyarangije. Urabyumva nawe, twajaga twebwe tuyarangije kuko twabaga twazindutse, twabyukaga ahangaha saa 9 za mu gitondo ubwo za nijoro. Za nijoro. Iyo uhagira abana, ubwo nari mfite abo bana 2, iyo uhagira abana, iyo wiyuhagira n'umutware wawe, twamanukaga hepfo tujya gutega saa 10:00. Duko twageraga muri Nyamirambo, hariya Nyamirambo twahageraga saa 12 zibura. Icyayi twakinywaga hariya hitwa ngo ni mu Giswahili. Nyamirambo. Hahoze n'ubundi hari abantu bashabutse kuriya. Hari abaswahili batekaga icyayi, niho twanyweraga icyayi cya mu gitondo. Nuko mbese nuko byari bimeze. Nuko twasengeragayo. Mu gutaha tukamanuka tukaza gutegera hano Nyabugogo. Twabura imodoka, umwe agafata umwana, undi agafata undi, tukaza tubahetse tugataha. Tugataha hano. Nuko byari bimeze. Ubwo raho tugiriye ruguririya Bweramvura, tuba dusa n'abaruhutse gato. Tamuka uyu musozi w'Ibweramvura nabwo ntabwo byari byoroshye. Yego. Nuko ubwo rero twaje intambara rero yabaye ariho dusengera. Ibweramvura. Rero urusengero rw'Ibweramvura rwari rwuzuye bamaze kurusakara. Nuko tuhatatana rero nawe urabyumva. Iby'intambara ntabwo ntimukanabibone. Yabaye nabi cyane. Satani yaduteje intambara mbi. Abantu barapfa barashira. Bibi morogo. Nuko abagiye baragenda, abasigaye nuko turasigara. Ndakomeza ndasenga. N'abana banjye nsigaranye 2. Undi nyine we yari yarigendeye, umwana w'umukobwa twageranye hano we yari yaripfiriye amaze imyaka 6 hano. Nuko ubwo rero ngewe mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ntezuka ku Mana. Nakomeje ndasenga. Satani agashaka kunkubita hasi, ariko nkakomeza ngasenga. Maze nza gufatwa n'indwara tugeze ahangaha tuvuye mu mujyi. Fatwa n'indwara mara umwaka wose ndyamye ntasohoka. Narahinamiranye amaguru. Byizanye. Mu gusohoka kwanjye amaso ndebye hanze nsanga yabaye ubururu, nkuko ubururu. Reba ukuntu nari mukuru, uwo muhungu yagendaga akazana imodoka wenyine, akamanura akashyiramo, bakajya kumvura, akongera akangarura i Kigali. Noneho amaso arahuma. Amaso ahumye, noneho agiye ajyana mu byuma byo kuncisha mu maso. Ndongera ndareba. Ndongera Imana iramfasha, ndongera ndagenda. Amen. Imana yo mu ijuru rwose pe, ahantu nkuye yewe ntinukuri nzagushima. Nkomeza gushima Imana pe. Noneho Satani aza kunteza indwara y'igifu n'umuvuduko. Icyo kintu cyashoboye. Na n'ubu ndwana nacyo. Ariko sinigeze ntezuka ngo Mana nubwo nteje iyi ndwara rwose nziza iki, ntabwo nigeze ngira kwijujuta. Amen. Oya. Nabonye ko Satani ari umugome. Ubwo ngubwo byabaye aho ngaho, bigeze hagati y'uwo mwana nyine yararongoye atuye Ikibungo. Umwana njya kumusura Ikibungo. Ngezeyo mpfirayo. Narapfuye ndazuka. Nagiye njya kumusura muri corona, njyana n'uyu
ngezeyo hari kuwa nyuma nibwo ku isabato no kuwa mbere w'isabato nshima itorero ryanjye ko ryamfashije rya torero rya Kabuye ni itorero ryiza ni itorero ryumva noneho kandi rikaduha n'abakuru b'itorero beza bumvikana n'abakirisitu nyine navuze icyo gitekerezo cy'uwo wari umukuru wa firidi hanyuma aza kujya kuba umukuru w'intara ku ntuza i Rubavu ku Kivu yego ahageze rero noneho abakiri batoya baje kujya mu nama z'itorero itorero rero we mwebwe hari ntimurarijyamo aba ari urugamba umuntu wese azana ibye noneho rero yari itorero ryiza rigahuriza hamwe usanga ari itorero rwose riba rimeze neza riri kuri gahunda rimeze neza itorero ryacu rero nyine ndarishima kuko rimeze neza amen noneho rero baravuze rero umuntu wese azana ibye umuntu wese azana ibye noneho uwo mupasitori avuze bamubwira ngo ceceka ngo wagisaza we ibyo ni ibya kera uri kutuzanamo umusaza yirenguye kangahe mu ntebe mu rusengero ahita apfa nagiye kumushyinguraho njyewe ubwanjye narebye intumbi ye yapfuye njya kumushyinguraho njya kumutahita akamwirinda biturutse ku ijambo bamubwiye ngo ceceka ngo wakisaza we ibyo ni ibya kera atari ko nubwo ari ibya kera tugomba kubigenderaho tukagendera ku murongo wa kera urumva mwebwe rero muracyari abana kuvuga nabi ku muntu nk'uwo mukuru ntabwo ari byiza niyo mpamvu njyewe njya mbabwira n'abakuru b'itorero haguraha ntimwebwe mujye mwitondera abantu bakuru kuko baba bazi byinshi kubarusha njye namenye byinshi byo mu matorero urabyumva nasengeye mu matorero menshi ntacyo wambeshya mbese ni uko isabukuru yanjye yabaye itorero riramfasha n'abavandimwe twese duteranira hamwe umuhigo wanjye ndawuhigura nahize gusa icyo navuze kindi nasorezaho navuze ngo Mana uzamfashe nzagwe mu nzu y'Imana amen na n'uyu munsi nibo ngishingiyeho amen Imana izamfashe nzagwe mu nzu y'Imana rwose Imana nicyo kintu nsaba cyane cyane pe nshima Imana cyane ndayishima ibyo wankoreye byose ibibazo nabayemo byose nagiye nihangana ariko se njye ni Imana amen ndwana na Satani buri munsi Satani ni umwanzi mwebwe mukiri batoya urugamba murimo ni ukurwana mwivuye inyuma yego utugwanya ari hafi ntabwo ari kure mfite amasomo ahangaha yanjye 2 nsoma ndi buyasome agusomere ngo ngira amarinete 2 aya nayo nambara agira amarinete yo gusoma yambara nsoma aha muri Yeremiya 33 uhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye utazi ibyo utamenye haravuga ngo
dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo umuntu wese mugororere ibyo yakoze. Iryo somo ryo mu Byahishuwe 14 rivuga. Namwe mukiri batoya rero, icyo mbasabira mwebwe mukiri bato, iyi si murayireba, Satani nawe yibanze ku bana batoya nk'amwe. No gushima Imana, mukajya imbere y'Imana mugasenga, nta kindi kintu na kimwe rwose nababwira. Niki wenda batubwiye ko ari ugusoma ijambo ry'Imana no kubana nayo, ariko ikintu cyose, ikintu cyagufashije ubona cyaragufashije muri iyi myaka 95 y'ubukwe yawe, ugakomeza kuba umuntu ushimwa n'Imana n'abantu kandi ukaguma kuri uwo muhati wawe, ubona ari nk'ikihe nyirizina? Ni ugusoma. Ikintu cyamfashije ni Bibiliya. Ni Bibiliya, ni ugusoma rwose. Ndi n'igitwe nari umusomyi wa Bibiliya. Ikintu cyamfashije ni Bibiliya, nta kindi. Nubuhe butumwa waha abantu by'umwihariko bo ku itorero rya Kabuye, abakiri bato, abasengeramo, baribona nk'ibi bisanzwe, ariko ubutumwa bw'ingenzi wabaha ni ubuhe? Ubutumwa bw'ingenzi nabaha nubwo kwizera Imana, ibishuko by'isi byose bakabishyira inyuma yabo, baba bato baba bakuru, ariko cyane abato. Abakuru bo buriya bareba kure, ariko abato ntabwo bareba kure, bareba hafi. Urumva? Impamvu mbivuze ni uko bo baracyajaja mu by'isi. Iby'isi ahanini cyane nibyo bituyobya, ariko noneho abamenye Imana bagasenga, ubutumwa nabaha nubwo kwizera Imana, bagasenga, bakiga Bibiliya, nta n'ikindi kindi wabona wabaha. Kuko Satani utugenza ari hafi, uwo turiho ari hafi ku neza, ntabwo ari kure. Murakoze cyane. Ku musozo rero mwadusoresha isengesho rigufiya twegerana n'Imana tugasoza. Dusenge. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, saa nk'ingiyi tugushimiye ko waturinze ijoro ryose ubwo twari dusinziriye, twari mu gishushanyo cy'urupfu. Hari benshi cyane basinziriye ko, ariko twebwe wadukanguye. Amen. Ni ukuri ngushimiye n'uyu mwana warinze, ukaba waramuhaye ubumenyi. Ndamugushimiye ko wamurinze, ukamurinda ijoro ryose, ukamurinda mu mayira yose, mu byuma bitaba ari kugenda aho bitavuga. Ndakwinginze Mana ishobora byose, mugushyize mu maboko, kugira ngo uyu murimo akora uzawumwibukire mu bwami bwawe. Amen. Ngushimiye Nyagasani itorero rya Kabuye, iteka ryose uko ndisenga ku bukeye n'uko bwije ndi gushyira imbere. Dore ryabaye ubuhungiro bw'amatorero yose. Dore andi matorero yose arafunze, ariko Mana ni ukuri bajye bagira kwihangana, kuko hari abantu benshi cyane bari kungera mu bintu byinshi, biri kungera mu matwi bavuga ko kuva amatorero yashingwa abantu benshi bavuye mu itorero. Ariko Mana ni ukuri abakiririmo bahe Nyagasani ubushobozi bwo kwihangana. Amen. Wowe tugenza ari hafi, kandi Yesu ari hafi kugaruka. Kuko yavuze yuko igihe cyo kugaruka kwanjye ibimenyetso byose muzabona bizabageraho. Nta kitaratugezeho rero. Twabonye intambara, twabonye inzara, n'ubu tuyirimo. Intambara hirya hino ku isi ni zose, ariko Mana abakumenye bose ndabasengeye kuri aya manywa, kugira ngo bafashe bagendere mu nzira zawe, kandi ubahe kwitegura kugaruka kwawe, kugira ngo nugaruka twese tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Komeza kubana natwe rero, nkweretse imiryango y'uyu mwana, nkweretse n'iyanjye aho iri hose, twese udufashe n'inshuti n'abavandimwe,
rwose nkeretse abakirisitu bari ku isi bose kugira ngo ubahe kwihangana kugira ngo igihe nikigera twese tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Tutazongera gutandukana. Dore Satani aragira gutya akatwibamwo abantu bakagenda tutabizi, ariko abakiriho twese Mana ni ukuri byose ibyo tujye tubirebesha amaso maze twitegure. Amen. Niyo kwitegura kugaruka kwawe rero, maze igihe cyose aho uzazira haba nijoro haba ku manywa, kugira ngo uzasange twarakwiteguye twese tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Ibyo byose mbigushyize imbere kugira ngo uzakurira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
hanyuma dusohoka twerekeza hariya mu bihangari aho twateguriye izindi gahunda kuko twabipanze. Nagerageza wenda kubibutsa cyangwa mujye mugera mu maso kugira ngo tuze kubikurikirana neza. Reka rero dusobe korali hano imbere, ubwo turasoza Joseph na Paul biteguye. Murakoze. Reka dushime Imana, dushime n'umuntu wacu. Dushime Imana by'umwihariko, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, izina ry'Uwiteka bari ryo rihabwa icyubahiro. Amen. Ikindi nongereyeho kandi nkakivuga nkivanye ku mutima, nuko abizera cyangwa abana b'Imana bose, umuryango w'Imana wakabuye twawishimiye kuba watwakiriye. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Icyubahiro ni kibi cyamama, ni kibi uwundi muntu, ahubwo Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Bayobozi rero, kuva ku bayobozi bo hejuru b'itorero ndetse kugera kuri twese abizera, twabishimiye, twashimye ko mwatwakiriye. Ni ukuri Imana yacu ihimbazwe. Amen. Nimushime izina ry'Uwiteka. Amen. Ahandi muzahisomeye. Nagakomeje nkavuga, ariko mu gihe ndimo gukomeza mvuga, ndagira ngo abageze hano b'umuryango wanjye by'umwihariko nk'umwana wa mukecuru, ari madamu n'abana bahari bashoboye kugera hano banjye, batambuke bagegere hano. Batambuke vuba. Murakoze. Ibisubizo bitamuka. Uwiteka yadukoreye ibikomeye kubera kugira umubyeyi wacu, n'akaba ari umunsi utangaje. None umufasha wanjye yitwa Nyiratombora Clementine, muramuzi. Uno akaba ubucura bwacu yitwa Mugeni Narada. Uno akaba ari umubanziriza yitwa Gisonga Hirwa Joseph, n'akaba ari Munezero Hope, akaba akurikirana na Gisubizo Joseph Caleb, wa wundi gusangaho. Muramwibuka mwese? Kubera inshingano zihariye n'aho agiye ntabwo yashoboye kuboneka,
uriya ni mushiki wanjye we n'aba yiyicariye kugira ngo turebe neza protocol ya mama. Mama yavutse mu mwaka w'1930 mu mateka twihuse mu 1959 yari umubyeyi ufite urugo, yabaye igitwe, yabaye mu Rwangeri, yabaye aho bita ku Mugonero. Abazungu mwumva batangiye itorero, hari harimo umuzungu w'inshuti, umudamu we yajyaga azakarara hano mu rugo. Uwo mwumva madamu Metre, umuntu witwa Metre washinze itorero n'abamuniki Bwana Metre. Umukecuru yarazaga, yari inshuti ya mama mu buryo butangaje, ubwo nari nihuse mu buryo bw'umwuka. Ibyo tubivuyeho akaza akararana hari ikabushye. Hano data bacara umuryango, ndizera ko byumva byibuka. Abandi bose umuryango we mugari turaza kubereka dufite akanya, ariko dushimye Imana kubera kurama kwe. Yabonye ibyiza, abona ibibi, izina ry'Imana rihabwa cyane. Ariko icyiza kinarenze nubwo kuri uno munota mpagaze hano, izina ry'Imana rihimbazwa. Amen. Murabizi umuryango w'Imana wakabuye kubera inshingano nyinshi na gahunda nyinshi mwabonetse mungana gutya, nabyo ni byiza, ariko sinareba kuvuga ngo umuryango w'Imana wakabuye, itorero rya Kabuye. Mwabonye ko mama yaraducitse mu minsi mike, murabyibuka? Kuwamufashije mu masengesho, kuwamwegereye, ntabwo yamenya ko yahaguruka ngo agere hano ahimbaza Imana. Ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Kugeza kuri uno munota rero yadukoreye igitangaza. Uno ni umunsi mukuru we. Mu munsi mukuru we rero, reka mbwire mama Gisubizo adusomere hano amagambo makeya arangirize ku murongo wa 3 wa Zaburi 111 natubwire maze nsoze. Nzashimisha Imana, nzashimisha Uwiteka umutima wanjye wose. Amen. Mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abashimira bose. Umurimo akora ni icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhora iteka ryose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akindi navuga, bano bana bo bagize icyo bavuga, twumva twataramutegeze ejo n'ejo bundi, ariko nk'umukuru kuko atarahari hano ngiye guha umwe abahagarariye bose atambuka agira icyo avuga. Yitwa Munezero. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero mu magambo make hari ikintu nabwira bibi wacu, twone neza byamwishe, ariko hari ijambo, hari amagambo nshaka kumubwira kandi akomeye cyane. Ejo nari ndi kumubwira ko akiri inkume rwose agikomeye, kandi nizeye yuko azanarenza n'imyaka 100. Niyo mpamvu rero nashimishijwe cyane no kumubwira Zaburi 100 uvuga ngo mwabaye iminsi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mwari munezerewe muze mu maso yo muririmba, mumenye ko Uwiteka ari we mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava w'uhoraho ibihe byose. Mwinjire mu marembo ye mushima, ndetse no mu bikari bye muririmba. Umuryango wacu uri hano barabizi. Imana imumugisha ubuzima. Amen. Reka nicare bora kurikira. Natinze? Aya. Bora kurikira. Mukuru wanjye arakoze, Imana imumugisha. Haleluya. Amen. Reka dusome amagambo makeya muri Yesaya igice cya 46, turahera ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Aravuga ngo munyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imfisiba ubuyenzi ntibaheka. Waremye njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzagahiza. Haleluya.
uyu munsi ni wo kunezerwa no gushima Imana. Haleluya. Reka rero dushima Imana ku bwa mama wacu uri hano, ku bw'umukecuru wacu, kuko ni bake cyane babona ibitangaza by'Imana kugeza kuri iyi. Bibiliya itubwira yuko imyaka yacu muri iyi minsi yacu ni imyaka 80, none ari mu nyongezo. Ese ni iyihe mpamvu tutashima Imana? Ni ukuri mu burwayi bwe bigeze kumusura akavuga ati nyamuneka, ariko ibihe byose wamaze mu murimo urimo gucika intege, reka dukomere, bihumura. Imana hari umugambi ufite, arabizi, tubiziranyeho, twajyaga tubivugana. Mu buhamya bukeya, mukuru wanjye buriya, reka njyewe nigerere hafi hano, kuko buriya twajyaga dusangira za runo ibintu byose. Mbere yahereye ngo ku mabati, ariko n'ubu butaka ababyeyi bo babigizemo uruhare. Ntabwo ari amabati yonyine, ahubwo n'ubutaka, kuko iki kibanza ntabwo ari icy'itorero, babigizemo uruhare kugira ngo iki kibanza kiboneke. Barubaka ndetse kugeza na n'uyu munsi. Turashima Imana rero. Uyu mukecuru ni intwari yaratureze. Ubwo yagiye avuga bike njyewe mu bwana bwanjye muzi ari umukristo, ari umudivantiste. Twebwe twari abagatolika, ntabwo twari abadivantiste. Muzi icyo gihe nubwo yavuze za Gatsata, ntabwo yavuze za Kagugu na za Bweramvura hariya, aho hose umukecuru n'amaguru ye yarahagenze. Imirimo myinshi, imyaka ye y'ubuzima, njyewe kuva namubona nzi neza yuko yari maze ari umurimo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ese mvuge iki kandi ngo mvuze ibya kana tujya, ibyo byose ibyo byandika ndetse n'umwanya washira. Kimwe cyo rero nuko Imana idukunda kandi tugira neza. Twabonye ukuboko kw'Imana yamukijije mu by'ukuri pe, ubuzima byari bikomeye. Twajyaga tujyayo tukamusengera, tukamusura iminsi myinshi, ariko byari bikomeye. Gusa kuba ikimudutishije uyu mwanya, navuga nti Imana iracyamufite umugambi, kandi natwe reke dufatanye nawe gushima Imana, kuko ari Imana igitangaza. Paul urakoze, arakoze na umwana wanjye Joseph. Ubona ko umuntu akora kuri umukecuru biragoye, ntabwo wavuga ngo usoze igitabo. Ariko gusa byari icyo nshimira Imana, kandi ngira ngo nk'abantu duhumeka tugere tuzirikana ibi turimo tuvuga uyu munsi, n'ibi turimo dukora ni ibizahamya ukuri, ni ibihamya ukuri umuntu avuga iyo mugenzi we atagihari. Ibi turimo dukora ni ukuri guhamya ibyo tuzavuga ku muntu uwo ari we wese muri twe igihe azaba afatanyije gute atagihari. Bivuge ngo tuba dukwiriye kubikora, tuba dukwiriye kubivuga, tuba dukwiriye gushima mu gihe dufite umwuka ugenza gutera wo guhumeka. Haleluya. Uwiteka ahabwe icyubahiro. kimukwiriye. Mbere yo kugira icyo mvuga, ndashaka kugira ngo banze
uhereye ku murongo wa 3 ntabaza ndagutabara mwerekeye ibikomeye by'itaje utamenye gasoma n'isomo riri mu byahishuwe haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye n'ingororano kugira ngo ubonere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndawe ufana wemera itangiriro n'iherezo ndashima Imana ko yandinze mu buzima bwanjye bwose sinabirondora kuko hari abambanjirije babivuze ntabwo ndavuga byinshi cyane Imana yarandinze mu buzima bwanjye kuva nkivuka nanyuze mu bikomeye maze Satani nawe anteza ibibazo ntashobora kuvuga anteza uburwayi ariko Uwiteka amuruhande ndashima Imana cyane ko ntigeze n'itera nzukaho nubwo umwanzi yakomeza kunkubita imyaka hirya hino ariko narihanganye mpagarara mu ruhande rw'Imana ndakomeza ndasenga nabonaga ko Imana ari ikomeye cyane kubera yuko imibereho yanjye nabatijwe mfite imyaka 15 none ubu ngubu kugeza ubu ngubu mfite imyaka 95 ndashaje ngeze mu zabukuru ariko Imana yaramfashije kubera ko nabaye mu nzu y'Imana kuko ntaza kuba mu nzu y'Imana nta nubwo mba meze gutya nta nubwo rwose nkenareka hari ngo mbere naho naca kuko abantu bose tungana nta muntu ukiriho ungana nanjye bose bapfuye Satani rero ni umwanzi nigeze kugeza ibibazo byinshi cyane ntashobora kurondora ariko ubwo yampezaga rwose yasangaga ndabye ku Mana Imana nanga kwitezukaho nyirambararaho imba hafi nigeze kujya gusura uyu ni umukazana wanjye Ikibungo kandi muri korona sinzabyibagirwa ndagenda ariko wanyuma ngezeyo narahiriwe hari kwa nyuma ngerayo n'urugendo rurerure cyane abantu bahazi ngenda ndi muzima nta kintu niha nirirwa ndarayo buracya ku isabato ndahaba buracya ku wa mbere w'isabato kuko yari umugoronome bucya tubagara imboga kugeza saa sita ari hano imbere urwaye imikenyero buriya yibangamiye ndi muzima buriya mu makarere ndi muzima nta kintu cyose nigeze ku mugoroba kuko bari hafi tujya kubasura twatashye saa yine z'ijoro ndi muzima bugiye mu gitondo bagiye ku kazi ntari ku ejo nzataha ati rero reka niba uzataha ejo ubu ntabwo nakujyana ahubwo ngiye kuguhamagarira umuteri agende agurire igitenge mu isoko maze agende akugurire ikanzu kandi ntumve amatwi ari mu rupfu ntiyumve naragiye ahamagara umuteri duhurira mu isoko turagenda arampima maze kumpima nari ndi kumwe n'umwana we w'imfura karibu wa wundi mujya mubona ahangaha nuko Gisubizo bakunda kumenya rya Gisubizo ubwo noneho rero ariko ndiye guhama kuri reka nitahire nigire mu rugo ngene kwirira ndisongera birakaribu ntihoze twigendera ntarantu hafi nuko naharebesheje amaso turaza tugeze mu rugo ubwo ndarya nsanga wa mushiki waruraha arahishije ndarya maze kurya noneho se umwumbe se uyu nguyu azana igitoki papa we ngo nzatahana hano i Kigali yakizanye ku igare ariko ari kinini arangije arigendera nanjye ndagenda niryamira muri salo ndapfa
uko naherutse ndyama gupfa ntabwo mbizi ndasinzira abana ngo bagahamagara kaka mbese kutakangutse reka naho narangije napfuye ndahanaririrwa habura abangaba barashyira abana bahakira bahamagara iwabo bati ko duhamagara kaka ntiyitabe bimeze bite bageze aho baraza basanga ngo byarangiye ibyo gupfa byose by'umuza bapfa nabirangije nuko baruhagira bazana imyenda barambika kuko baturanye no kwa muganga ubwo ngubwo baraterura bakira mu bitaro ubwo mu bitaro by'ikigo nderabuzima biranga bajyana mu bitaro binini nakangutse maze iminsi 3 njye kubona mbona wa mukuru wanjye uhagaze aha ngaha andi ruhande ndareba ndongera ndasinzira sinzi ukuntu nakangutse gutya mbona abadokiteri baraje bakajya bareba mu maso yanjye bagafata amaguru bagafata amaboko bagakurura niba bijyaye byo ngeze aho numva ndakangutse gutya ndareba mbwira umwana kuko nagusize i Kigali waje aho ngaho ati mama wari wapfuye warangije ntabwo wumvaga nta kintu nganya nta handya nta hagize gute ubuse ko ntacyo ndwaye ubundi bazanaga aha ngaha gukora iki nuko ngira amahirwe Yesu mu ruhande arankiza ibitaro bivamo nta kintu numva kuko navuye mu bitaro nta kintu ndanarya nuko Uwiteka aba hafi iryo shimwe ryanjye ndaritambukije ndashima Imana ko icyo gihe rwose numva ko byari byarangiye si ibyo gusa nigeze kurwara ndi hariya mu rugo ngira ngo byose nabitindaho abantu baransuye uyu mubyeyi yaransuye abantu barazaga kunsura bakansanga mu gitanda nkabwira ntariko ni nubwo nagenda ngapfa ariko muzasengere ejo ntazahambwa gipagane zahambwe n'abakirisitu ngira amahirwe icyo gihe narwaye ukwezi kose ndakurangiza ndyamye Imana irafasha mbona ndongeye ndasohotse urumva iryo ni ishimwe rya mbere Imana rwose yarafashije inkura mu bibazo byose nagiye mpura nabyo ariko satani nawe akangendaho ntamveho nanjye ntihangana kugeza ubu ngubu nicaye aha ngaha mu rusengero twubatse urusengero rutugoye twasengeraga Nyamirambo nahasengeye imyaka 13 tuva i Kabuye mvayo urusengero Bweramvura yewe Bweramvura afiteyo n'abakwe nagiye nsengera ndi Bweramvura urusengero rw'Ibweramvura turarwubaka igihe rumaze kuzura naho twarahicwe n'izuba twarahanyagiriwe satani ati ntimuzarwinjiramo intambara yakubise tuba turirutse ariko shima Imana ko Imana yabafashije ubu ngubu bakaba bari mu gusenga ubwo birangiye nibwo twazaga hano rero natwe aha turahanyagirirwa yewe tuhetsirwa n'izuba ariko Imana ikora ibitangaza iba natwe iratwubakiye sinavuga byinshi byabaye byatubayeho byose ntabwo nabivuga aha ngaha ndashima Imana cyane ko kugeza ubu ngubu ngihumeka kandi nkaba nyiri mu nzu y'Imana na n'ubu nkaba nicayemo icyo shimira Imana cyane ni itorero rya Kabuye ryo ni ishimwe rya kabiri itorero rya Kabuye ryarafashije uko bishoboka byo kose ndashima Imana cyane rwose pe baba bakuru baba bato baranyumvishije naratatse barantabara nararwaye baransura nambaye ubusa baranyambika mbese
bamfashe nk'umubyeyi wabo koko. Ariko icyo nshimira Imana cyane ni uko ari itorero ryumvikana rikaduha abakuru b'intara beza bitonda b'abakirisitu. Ahandi njyewe nagiye mba mu matorero menshi murabyumva, nasengeye mu matorero menshi cyane ntashobora kuvuga. Nabaye mu Rutsiro, nabaye mu Ruhengeri, nabaye hariya i Nyamirambo, nabaye Gitwe nahamaze imyaka 13. Nabaye murabyumva, njyewe nta kintu wambeshye cyo mu matorero. Ariko shimira itorero ryacu ko nta bongorerendo ribamo, ko ari abantu bumvikana bakaduha abakuru b'intara beza. Ikimenyamenye ndashaka kubabwiraga agatekerezo gatoya nshaka no gusozerezaho. Impamvu mbivuze ni iyi ngiyi. Ari umupasitoro wari umukuru wa Firidi mu Rwangeri. Noneho rero ubwo ngubwo ageze aho bamukuraho akuze, ariko ntabwo yari akuze cyane, yari akiri mutoya. Bamuha intara i Rubavu ku Kivu. Agezeyo bakoresheje inama mu magambo make, bakoresheje inama bari mu rusengero. Nk'uko muzi ko iyo abantu bari mu nama, nabaye inama nabwiye mu nama cyane njyewe ndazizi ntawambeshye. Umuntu azana kimwe aha, undi akazana ikindi, undi akazana ikindi, akaba icyo banga akaba icyo bemera. Nuko ubwo rero umupasitori arababwira ati kera ko byahoze bimeze gutya, none bimeze gute? Maze havamo umupasitori umwe abaramubwiye ngo uceceka wa kisaza we, ibyo ni ibya kera. Umusaza yireguye rimwe mu rusengero ahita apfa, bahakuye ubumye. Nanjye ubwanjye nagiye kuwushyinguraho muri Rubavu ku Gisenyi. Uriya arahazi kuko atuyiriye. Murumva niyo mpamvu navuze ko iri torero ryacu Imana iryicayemo kandi rikaba ryarabaye n'ubuhungiro. Dore amatorero yose barayafunze, ariko iri ryacu rirasigara. Yemwe nabuzwa n'icyo kuvuga ko ari ubuhungiro koko. Iri torero ryacu ni ubuhungiro rwose, kandi rimeze neza, riratuje, ryakira abarigana, ryakira imfubyi, ryakira abatishoboye. Mbese ntacyo narivugaho, nanjye ubwanjye ntacyo narivugaho. Iryo ni ishimwe ryanjye, sinarondora byinshi. Ndashima Imana rwose ko yadufashije. Ndashimira abakuru n'ababakurikiye, ndashimira abakirisitu b'aha ngaha bose uko bangana niko banyumva ngo ndi ishyiga ry'itorero. Banyise ngo ndi ishyiga, barakoresha amakorari bakanzanira indirimbo ngo ndi ishyiga ry'itorero. Ubu indirimbo nazirunze mu nzu babaho. Rwose ni ukuri nako sinavuga byinshi, navuga navuga byinshi. Rwose ni ukuri ndabashimye, mwakoze. Namwe baje aha ngaha bashyigikiye, namwe bavandimwe, mumenye ko aha ngaha hafite abavandimwe. Aho mutari barahari, na n'ubu kandi baracyashyigikiye. Ni ukuri pe, ndashyigikiwe aha ngaha. Nubwo nagenda uyu munsi, ni uko icyo nshimira Imana gusa nsaba, kandi namwe mukazajya mumusengera, ni uko nazasinzirira mu nzu y'Imana. Nicyo mbasabira cyane, nta kindi. Rwose Satani nawe yarahagurutse, ni umugome mubi. Bose byatubayeho muri iyi minsi, tukababara, tukababazwa. Iyo nabyibutse hano twabuze
umudiyakonikazi wacu aratubabaza dutera agahinda gusa no kwihangana umwanzi ni mubi ni ukwihangana iyo ndebye aho ngeze aha ngaha ngeze imyaka ingana gutya kandi abatoya bakaza bakampitaho bakambabaza abavandimwe bakambabaza abana bakagenda bakambabaza rwose pe nicyo cyatumye mvuga ngo reka mpitemo uyu munsi mukoresha aha ngaha maze mbasaba imbabazi nindamuka ngiye nzagende nkiri mu nzu y'Imana nicyo nsaba gusa nta kindi naza Uma wicaye dusenge. Muremyi wacu tugushimiye yuko waduhaye impano yo kubaho ni wowe watubungabungira intoki zawe tugira umwuka muntu uhabwa icyubahiro tushimire ko waduhaye byose ukaduha umwuka duhumeka ukaduha n'itara rinini ari ryo zuba ritumurikira ukaduha n'ubutaka tugendaho ukaduha n'amazi yo kunywa ukaduha n'imyambaro yo kwambara ukaduha no kumenya kuvuga ururimi twumvikana hagati yacu n'abantu tukavugana niwe tubikesha uhabwa icyubahiro umubyeyi wacu yahisemo uno munsi ngo agushime natwe nk'abana be twamukikije kugira ngo iryo shimwe turifatanye turikugezeho turakwinze iryo shimwe ryakire n'umubyeyi wacu kubera ko turi abantu abarimo ubwenge bwacu bwa muntu ariko ufite umwuka wera waduhaye umwuka wera waduhaye iryo
with me.